Kame. Atanaza amaze kumpamagara ngo mubaze. Asiki. Nta ndimo kureba runo rugukuntu rwakuze. Atanaza aragira ngo kira kimina ngo kizarangira ryari. Cya kimina cyane. Musariye se musigaje gutanga gatatu. Gatatu ngo ni iki ku cyumweru kimwe. Ubwo ni ibyumweru bitatu tusigaye. Ni ibyumweru bitatu. Muragiye murakigereje. Ubu uzasubiramo? Ntabwo nabura gusubiramo. Niba ataduha umwanya wa mbere none. Nzongera n'amafaranga. Ariko bazaduha umwanya wa mbere. Abonye ukuntu rero amafaranga azari meza yafatira rimwe akagera ikina kumarira. Uzi ikintu nshaka gukora? Kubera niyo ngingo uvuze nshaka kuzagura imyanya ine. Ibiri yanjye n'ibiri yawe. Gufata imyanya ine. Oya ko byagiye bitugora kuyabona. Oya. Burya iyo ufite ibintu bigusukuma bigusunika bikaguhatiriza gukora ikintu burya urabikora. Ari igihe buriya tuba twifitemo imbaraga. Oya dukeneye indi ibiri tukagira imyanya ine. Ibiri yanjye n'ibiri yawe. Ko hari icyo twigomwa muri uru rugo rero. Ntugire ikibazo. Nta akazi kawe. Njyewe mba mfite ukuntu nabiteguye. Niko ngo baragusuhuza rero. Bande se bansohoza. Wa muvandimwe. Akoze gutambye wa mugani byagenze biti. Uwo musirikare ashaka no kuzaza rero. Nuko nyine baburi gihe. Banza umbwira inkuru uyihereye ku mutwe. Uwo musirikare wamusanze we cyangwa ni wabo. Abana na se na nyina nta mugore agira. Nta mugore agira rego urabizi. Ni umusore urumva baragiye muri biriya bintu tukabwe tukihuta tukabasiga. Ntago bavuga biriya bintu bavuga akazi. Kuba mu gisirikare ntago ari ibintu nakazi kandi katoroshye. Kujya kurwanira igihugu kajya gushakisha amahoro hehe nahe. Kubanza nawe bari bugemo yo ntagukura mu nzira. Namu ariko ngiye bura nabo umusirikare mwiza cyane. Ukira ibintu byose ku murongo. Afande George. Ukanyoro umeze uryo. Bagirisha akaryo cyane akabazo. Shaho naba nkubeshye. Ni hano. Ni kuryo ariko simbi. Ndaraga hima. Ibyo masari ntabyazi ni hano bagira gutyo. Ni gutyo. Ba bani. Zikora. Hatari. Numva hashyushye. Hashyushye. Byaratubabaje sha. Iki kizuba noneho cyarasaze neza burundu. Umeze ute se wa kintu ufi? Ya ndaho nashima Imana. Ndakubona. Ya man. Yo. Mungu wanjye nikundira gusa. Si taje bita tangara wangira ngo numve ko umunani rushira. Ngongere ncomoke biranze ndaje nsubire kwiryamira. Yenda wiryamire rata kuri iwanyu se ikibazo kiri hehe? Ya man. Wisange uryame wihindukize ugone akaguruka mu gashyire hariya kandi ukagarure hakurya ubikinda ugarame umva ungone meri wallahi nukanguka ako ibaze mbaye ngona nkazaryamana na kwini turyamye akumva ni muri ngo umugabo nugona wakira haveze none se ubwo izo staff reka ibintu byo kumona gukomana ubwo kwini ni utagomba kugona abagore nibo batagomba kugona ariko we wa mugabo umugabo ari sanzura ugasinzira uko ushaka ukagona uko ushaka upfa kubura umugabo mu rugo gusa ya man yes kiri guteze ni fresh ndakubona none se kuna makuru mashyashya mfitiye ngo kumve nayo uretse ko nirirwanye na Queen ya kare nyine naraza ngo mbanze ni nakakadushe twirirwanye mwirirwanye ntabwo ari bimwe byo kujya kumushopingira iki n'ibiki nyine mushopuye n'ibiki urumva nyine aragashinga nyine nakubise Queen ubu tuba turi kwiga kuri ako gaproje nge nawe nyine ngo tureba ko byagenda neza Fande George ndeba ryajisho nyine ry'abaraka kaba wabishobora iyo nzobe yawe wajya ku ikosi gahita ibigikara sinjye mbona saba abasirikare b'abagore wahita usa na Valence mbabona ku mafoto b'abagore Valence we muvuga nyine ugiye mu gisirikare wahita usa nka ahubwo Valence birayashobora igisirikare nukuri ko Imana yashobora igisirikare ahubwo uramwana yarayobye begira mu gisirikare cyangwa mu polisi afitemo ubusivire mu maraso barabagira gute babyita gute babajyana ku ikosi bakabigisha bakabatoza indangagaciro z'igihugu n'ibiki byose umva ikosi ryagiyemo Valence
ubwo na niyori no urabihuhuye uguzanye niyori wari bwa n'umusirikare ugenda utambitse ibirenge ameza aricyo bize niyori yajya babishyira mu mirongo oya niyori yo nta bamushyira mu murongo ako cyane niyori cyavamo icyafani oya cyane niyori nta gisirikare cyashobora ahubwo Valence ariko rero uwo Valence ni umusivile cyakoze ibintu ashoboye n'ubumotsi ubona se atari ugira imbaraga kurusha oya buriya se ariko buriya niyori nuko yatese cyane ntukajye uvuga ibya abasirikare ngo uvuyemo niyori ahubwo mbwira uwo mucuti wawe se afande niyori uramuhakana ute afande niyori yabashyira ku murongo yagiye ku ikosi bagiye kubita bira bibuno byacyo kigenda kigeze inshuro ebyiri yahita ataha byamushiramo mama yahamagaranye na do yahita ataha niyori nta gisirikare yashobora ikosi cyangwa uzi ngo ni imikino bagenzi be bonyine bamukuramo igisivile bakamukubita kugira ngo igisivile kimushiremo yahita yitahira ahe nabona kurabuye uyu no bwandabuye wa kintu kagira inkuru rero none subu kagira inkuru wa kintu ngo bimeze bite kuntu zestaye narebye mbona nakundi kuntu nafatisha Queen Fresh varekaniza ibintu by'imishinga hanyuma muhema akazi rekata none tugura najyaga kumureba ndikira bisanzwe akanca amazi nyine akumva nanira uri umuntu usanzwe nyine amagambo si n'umuntu usanzwe yabonaga ndi imbobo kuri we Yego. ni amagambo abiri yanciye amazi yicumukira nanjye yanjyatapata ingaruka and then ndavuga n'undi mubibwira mufatishe Fresh banze amenye neza ngewe kuko ashobora kubabona mfite zino character katazi ko ningira umutima mwiza yes ndabereka amazina no mwinjira abanza amenye nge wanyawe nanamumenye mwigeho umenye ni muntu ki yakunda iki kuruva umuntu utagumwana ngo muganire nta nubwo wanamenya ngo ni muntu ki sindiyo none guca turi kujya tumenyerana dukorana n'iki ibyo twigaho tumaranye umwanya munini niko ngenda muri visa wakintu aramba ameze nabi byarambabaje byaratubabaje shamana wawe nuko rero nibyo twiriwemo nyine wow none se impungenge mfite rero nshuti yanjye naramuka kuvumbuye kubera uko kuntu mwirirwana oya ntabwo yamvumba yavugisha ukuri ntabwo yamvumbuye guteze ubwo ugize ibyago ugacikwa uyu muntu ufite igisivile cyinshi buriya ni Valence hago Valence ni umusivile Valence ujye umubona ukuntu ari umusore wumutse wumye ufite imbaraga rega wowe bireba hariya ureba inyuma uzareba imishike ahinga nicyo cyakwereka ko nikosi yashobora wowe bireba inyuma ukareba ngo yahinze ngo yikore uzi mu mutwe we bira bitekerezo barabihindura rero barabikoropa by'ubugoryi bakabivanamo bakagushyira ibintu bizima byo gukunda igihugu no kugiharanira Valence yashobora igisirikare cyase ngize ariko ngiye urabona ko nari kuvamo afande apo yewe icecekere waje ko kuvamo umupatro umuntu wo muri biro umuntu uri kuri machine umusore mwiza nkawe ntaga onyemye bafande umusore mwiza nkawe agomba kujya gukora muri banki cyangwa ariko byari byakere byo muri banki kuba wikorera ufite biro yawe cyangwa ukamashini wakira abakiriya ariko ikintu nanze buriya n'ubwarimu sinari kuzamwarimu ubambira amakuru y'uwo mucuti wawe rero uwo musirikare se umusirikare rero yari yaje wabo ko yagufashe neza ndikubona uvugiye inkuru atishimiye ari cyakoze nayo mukumbuye ko n'umwana mwiza nari mukumbuye twarahuye mwanyoye amayoga murishimye urabizi pe twarahuye ariko narishimye pe narishimye umuvandimwe uwo musirikare yarakoze we ndabona araguhaye morale rwose ariko ni sawa buri gihe uhuye n'umuntu mumaze igihe mutabonana mukongera mugasura oya gahinda nanjye ndanishimye rwose ujye unasura n'abagenzi bawe wa mugani wishima unezerwe iyi nzu ntago ari gereza jya ushakisha ahantu utemberera n'ubundi ugire ubu rero niwe wahoze ari inshuti yanjye ya kera ko nawe ngiye ku kabotike se hano ku gasantere guhaha wamperekeje tujyane ngiye gushaka amavuta umunyu nerekeza yewe dore ntituheruka no kugendana hano hari ikibazo ariko nyine imana ibibemo rwose imana ibibemo ibibemo kabisa ibibemo kandi ngo hagati aho ndumva ari na byiza ibyo bintu kuba rwose mwirirwanye mukamugiye gukorana bizinesi nabyo ni byiza ugomba kuba umugabo ukamwereka ko utari imbwa ukamwereka ko uri umugabo utari akagabo ukoresheje inoti yesi inoti umumenaho mwinjiriza muri izo bizinesi zanyu ubitekerezaho ureba ukuntu nyine ugenda nawe ubyubaka neza ku buryo atazagira ikintu ashona na kimwe ndafata kabiri urafata yesi
nibyo niriwemo nyine tu. Wow. Gaho rero genda umva nushaka usubire mu buriri. Kambenjyane. Uryame uruhuke. Umva zasosa. Hanyuma ubyuke urasanga nagukoreye akaji gakonje cocktail. Man. Nagukorera beterave. No beterave no. Nagukorera inanasi, nagukorera umwembe, ushyiriremo n'akaronje. Hanyuma rero ubundi ubyuke kakonje neza. Na ka whisky gake. Ntavangemo. Umuswanyu. Okay, sawa. Ntubizi se ko ntacyo nakwima sheri. Ako byabiza mutize n'ihene. Inki? Ihene? Oya harimo inkoko wakintuwe. Siko wahanyira ibivumbi ryuzuye ku birenge. Mvuye guhaha kandi wabize ibintu by'isoko bari stress. Kudatuma se ba Valence kucyugirayo. Valence ngiye mbabona aritesha mutwe pe. Cyangwa ukajya hano haruguru ku boutique ya Ntozo yagira bwa. Najyaga nitumira niyo bitarazamba abantu. None byarazambye. Ntabwo ibintu byose bibaye bihari nagenda bibona. Twaza sinjye nenge hano hepfo gatoya ariko nanagutwaza kugeza haruguru nimba wabyemera. Uri kumva? Ntabwo nabwira boss wanjye ngo ntwaza. Kandi ujye wumva mbona uzanamvamo ugashaka ukuntu bivugana. Uri kumva we tuba tutagabanyirijwe. Ngo boss wanjye nge turi inshuti turabaturanyi turahanga turabantu tuziranye gutyo gusa birangire. Birangire. Sibyo nta rindi sano rigomba kuzagati yanjye nawe. Niyo mpamvu ubu ngubu nta kuntu nagukunda koko kugira ngo bigende neza. Akoze bite byawe. Se uzaza ujokinga hari icyo bitwara. Yakareka nta muntu kinakunda mbabarira. Turi kumwe n'abandi. Ubundi baravuga ngo kwifunga ariko turi twenyine gucya. Baravuga ngo ukinisha kurya ukabihagiramo. Bitwaye iki? Rero sinshaka guhaga. Ndi mu masengesho muri iki gihe. I love you. Sorry boss. Amakuru se. Sawa rero nimba ibyo ngibyo gusa reka nigendere n'ibyo kugutwaza ngo ntago nongera nakinaga. Uracyari wa wundi. Okay, nta kintu cyahinduka kinini cyane ariko akerekana ifunguro noneho mbivemo twiganire twitere blague zinanga. Okay, reka ngutwaze. Reka ngutwaze. Utazi gukina se ngukinisha. Okay. Date mwiza reka twiyunge. Zibyo se. Date mwiza reka twiyunge twiyunge ngutwaze. Mukanya ndashaka kubanza kukubaza amakuru. Mese neza akinanga rwose. Ndabona ibintu byose biri kugenda bipfa imipanga umuntu aba yapanze rimwe na rimwe ikanga ubundi gakunda. Gusa reka mwihera amakuru ndi kumva wayifite ashaje atanaryoshye. Ibyanjye ariko nibisanzwe nta kintu cyo kiri mbwira niki gishya. Wabonye ubundi buryo twabigenzamo. Usemere. Kunsega nyine mbwira. Nimba ari amakuru meza ngende tayari kuyishyura. Ndayagura. Ariko nawe ibintu byose ntukagure. Ni amakuru yanjye bwite. Yanjye bwite ntabwo ayo wayagura rero. Ngaho mbwira ngize bite. Ndabizi uratungurwa. Wari uzi ko ubu ngubu mukuru wawe ndabara Gahima. Buriya Gahima njye nawe hari ukuntu. Niki? Meze bite? Ni fresh. None se nuko iki ufende katari kuza mu kazi muri iyi minsi? Rufe ari muri konje. Muri konje? Man. Konje si mari byumweru bibiri? Konje mari byumweru bibiri, hafi bibiri. Buriya ku kazi buri mukozi wese yemerewe gusaba konje bitewe n'igihe amaze akora cyangwa se uvuga akavaringa iminsi yawe. Ntabwo iminsi ishize wari uzi ko wabonaga se yamaze akora n'amavatayimo agakora no minsi ya day off yiwe. Man. Nta buriya ubyemerewe nabi.
uze kumumbajije none kandi kumukubaza ni ikibazo sigaye mukunda se umuntu umeze nk'aho wahangayitse kubera ko yabuze ngiye guhangayika nta kundi nyine nuko nibazaga impamvu atari kuza mu kazi kuko nyine ibyo ashinzwe nta wundi muntu uri kubikora kandi hagize ikintu gipfa nanjye nabibazwa niyo mpamvu nari mubajije nta kindi kibazo nuko ari mu gakonje kiwe hari ukuntu gute ubucuruzi byaciyemo mugiye kujyana ubuki Kigali no sha ndabona hari gahunda arimo kirasikaye ariko ni umuntu usanzwe aho ngaho nyine wikundira uko nkunda amafaranga nawe niko yakunda ntago ameze nkawe muratandukanye cyane kuko ubu noneho ari kuntereta ya nari mbizi kuri bugire iyo reaction Mirire urasetse nari mbizi kuri bugire iyo reaction ngikide kuko muratandukanye Gehima umuvandimwe wanjye ari kugutereta ya urabona nsebetse hanyuma imboro mwiza ukuri byaza kugutereta guca iki urabona nsebetse ko yife bite byawe sha nimba ari uko twiga nyuranze ngenda kwibuka ubyibushye buri munini sinzi ukuntu nyine byaje kugenda kaza kanamuka wakunda abantu bato nimba ukunda abantu banini wakunda bato yibuke afite umugore barawe yariturije ubuzima bwe buri setode ameze neza aratuje inzara atunganiwe nta kintu na kimwe yazo gushaka de reka twikubitindaho cyangwa ubundi agatinze kazaza n'amenye ya ruguru cyangwa shawara mukunze uko muganira none ukagira ngo ari kugutereta buriya no kujya kugenda nuko ibyiwe barashize biya bikoze fresh nta kintu kimwe cyakwangirika ariko nyine urumva ko kaba katangiye kuza nyine akantu ko kumutekereza kuki ari we wahangayitse se abandi batigeze bambaza yahaye none se ninde wundi ubu nyine ubishinzwe babibaza udahari ni urugero ukaza ugasanga isimbi ntawe uhari na rushe ntabahari utazi aho bagiye ntabwo wabimbaza cyangwa nka bose ejo akaza mu kazi ugasanga kwa rufe harafunze yambaza ngo ari nkamubwira ngo ntabwo mbizi birumvikana ntabwo igihe nari mbikubajije nta yindi ntabwo uba ushaka kunshingira rufe we nkubwira ikintu nyine ugahita ukuramo ibintu birenze bitanu ngaho ngo wamukumbuye ngaho ngo wamukunze ngaho ngo ibiki muri kumutekereza ese ubundi rufe umuhora iki umuhora iki se mugize mwana gukunza imyaka 1000 uraho tu ubu se jide ntabwo nkunze imyaka 2000 jide w'abandi bive ubu ntabwo nzi bihagije kuki unaniwe kunyizera cyakora uretse kankwereke muri iyi minsi bigeze kumira umutereta na nyambo muza kuzana mu rugo gutyo rero wasanga ari kuza kuganiriza kugira ngo kunteretere kuko ngiye nyine wabona nta interest mfite ntari kubishyiramo imbaraga cyane ngo bite byihuta rero niyo mpamvu yonyine yatumaze kuba ako yive kamubaza akantu gato sorry ntabwo ari ukukubahuka uri boss wanjye ariko kamubaza akantu gato uri unyitegereje ukareba uko ngana muri taye mu buto bwanjye ubona no mu mutwe ndi muto ndi mugufi ndi muto mfite ubwenge buke ku buryo ntazi gutandukanya icyatsi n'ururo uri smart uri mwiza ugashobora no kugutereta ariko ngiye ndumva bitewe n'ukuntu nza kundi umugore we ntabwo yaza kugutereta pe sure yeah okay cyakora katwe kubitindaho ngiye nkurikije ukuntu mba mbona ameze ukuntu yitonda ari umugabo umeze neza iyo aza kuba adafite umugore cyane ariko umuhaye amahirwe akantereta dore kamubwiza ukuri ayo mahirwe nawe ntabwo ari kuzagusaba sure
erega ntago ngo inkoko iri iwabo ishonda umukara ntago wanyizera kuko twariganye twakoranye byinshi twasangiye akawunga shyiramo rwose ugende ujyane inkuru zawe ruguru iyo ngiyo naho ndabona ubyegereje umutima reka nigendere uzabibona mu bantu yateretse ntabwo urimo ndakubwiza ukuri pe reka twikorere akazi kacu birangire umva rero ejo nshaka kuzaza nyerera akazi ko muri iyi minsi ndamwaka turekeye nimero nyine tugakorerwe tudafitiye tujya oya ntabwo ufitiye ujya sinawe wajya no kureba ijide wawe nyine inde ngiye akazi ni akazi kujya kureba ijide no kujya kumureba nawe biba bifite umunsi wabyo yego ntiyanatusha kuwa gatatu ngo ambwire ngo duhuriye ku muhanda reka okay so ejo nzaza nyererewe rero hanyuma na rufe konji igiye kurangira azahitaza umubone sibyo okay naribi yarakora Gahima Rive Vange Ça va ni sawa wampaye chance ko nawe ntawe uri hano ngo arakubona nibura yagira ati ko arukunjya mbona abagabo baba bashaka kwirika abagore babo ko ari abantu ukomeye batajya kora utuntu tw'abana burya rero kubaka bisaba ubwenge ni mu mutwe bisaba ubwenge kuko hari abantu nyamara ku myaka 22 bubaka ingo zigakomera bakazagenda basazana ariko ugasanga yarategereje yagize imyaka 35 akirwubaka bikamunanira burya urugo ntago rusaba imyaka bisaba ubwenge no kumenya siyasa cyane rwose ariko mfite amakuru mana yanjye amakuru yunguka se aya makuru agurishwa ameza kuko ndumva ari kunogoteramo mu nda kandi rwose ngira shambwira ni ari amafaranga tuyakorera ahubwo wowe amakuru ndi kumva niyo makuru ki makuru yawe akuriho njyewe amakuru yanjye yose ubwo bariyo ntise ko nta muntu ujya abariyo bimeze bite banza umbwira ibyari byo kumbe umbwira ibyari byatangiye ryari ibikise urambwiye ngo amakuru yawe yose abariyo byatangiye ryari mba rero nkubwire binyinisha mbwira niwe umbwira ntari ndi kwitambukira gutya njya kumva akantu kanguye mu gutwi ngo pa none se wowe na date bimeze bite ndi nande date musigaye mutereta mirire njyewe ayo makuru ndayafite gutya wowe na date nguri kumutereta ako uyo humura juju nawe mva nkubwire rero mvandi wari umuntu w'umugabo ariko ndumva nawe utangiye kugenda mu banyamagambo bo mu gashara mbabarira babona umuntu avugishije umuntu rimwe ati do ngo ubu bakoze rero nawe jya uba umuntu w'umunyabwenge yiva none se ko nta ndori ivugira ubusa ku musozi kandi ahantu hose haba hari umwotsi haba hari n'umuriro wambwije ukuri ega nabyo mbimenye erega ngo imfizi byari uko ibyagiye umbwira bimeze bite njyewe Gahima na Mirire ibyo bintu nta nubwo bishoboka nta nubwo ntabitekereza hanyumvira we njye ariko se Bakira kankubwiza ukuri niba hari ikintu kinshimishije ni ukuntu Kira asigaye akorana business na Queen ngo umuntu utunguwe cyane se Kira asigaye akorana business na Queen si ibyo bintu bishoboka bitese Oya birashoboka cyane ahubwo umuhungu wacu azi ubwenge cyane buriya uriya mwana niyo mpamvu iteka njya nkubwira ntuyu mwana n'uwa nyina
papa kera urabizi ko kuva kera mu mibanire yanjye nawe tugifiyansana ndetse no kubana kugeza naho nshingiye bizinesi wagiye ubona yuko byanga bikuna nkoresha ubwenge cyane ibyacu bigatera imbere akaba ari nayo mpamvu uyu munsi tumeze neza kandi dufite ibyo dufite uyu munsi buriya kenshi abantu gukorana ubuswa ibintu niyo mpamvu nta terambere rijya riba mu buzima bwabo ariko nta kintu kinezeza nk'ukuntu Kiramani my son azi ubwenge urumva icyo kintu ese mama Kira reka mbishime da ko ari gukorana ese ubwo ntiyaba yihuse ese baraziranye no ntabwo yihuse nta nubwo kuzirana nta kindi amuzi nk'umukiriya we nibisanzwe yego noneho ikindi gishimishije urabizi yajya kumwiyereka yamweretse ameze nk'aho ari umuntu w'umurara ko yamvugo nyine abiki gihe bano umuntu w'umurara ariko noneho yatangiye kujya avuga neza bya bindi by'ingendo ye arimo kugenda bihindura buhoro buhoro ndetse n'imyambarire rwose urabona ko hari ikintu agenda yahinduyeho ya ngiye kuri giye ku bwanjye nkaba mbona ko ari nacyo kintu kizatuma Queen umunsi azamenya ukuri bisa mbese atazagira umutima mubi cyane ku buryo azamubonamo ishusho nshyashya atari yayindi ya mbere buhoro buhoro rero numva ari ibintu byiza cyane bon ntacyo bitwaye ikindi buriya wa mugani wawe uko bagenda begerana umwe agenda yiyumvamo undi cyane bitangiriye muri business rwose ku buryo le jour J atazatungurwa cyane kumva wenda ko Kiramani James ariwe Kiramani cyangwa Kiramani ariwe James aho ndumva nta kibazo ikindi wenda nta guciye mu ijambo mu mikorere ye ni ukuvuga ngo muri business yabo bafite Kiramani azajya akoresha uko ashoboye urabizi ko afite ubwenge buhagije azajya amwereka ko ari umugabo ashoboye noneho kugira ngo Queen nabimenya atazumva ngo ni wa mu diaspora azanya amadolari azanya amayero cyangwa se azanye biki abone ko nabo bafite imari bafite ubutunzi sinzi kubyumva wowe ibyo nta bigoye birimo ndanabikunze ahubwo nuko yaza abyina mbere y'umuzika nicyo nashaka kugira ngo mvugeho akivamo se akiva agateshwa ariko Kiramani asubwenge oya ibyo ntashidikanywaho gusa uvuze ibyo mu diaspora agatima gakubita ku kinyoma tujya gufata irembo ibyo bintu nta ntuzamere nk'abanyagashari n'ukuri uranyumvira koko niko ariko uko mbona urumva ibyo bintu ntabitinyuka none se ariko cyo ko nkigera intangaha numvaga bavuga ngo mu gasharu abantu baho baba bafite amakuru menshi kuri wowe kuruta ayo wifiteho ubwawe cyane rwose nuko nguko bameze baragenda bagahimba ibintu ukajya kumva bavuze ibi uzi ibintu batuvuze ngewe na Jojo ngo niki none umva aho batugeze pe kugahima wowe ushatse wambwiza ukuri kuko erega umuntu ngena nandi kwitambukira bingo ariko umuntu numvise ari kubivuga afite amakuru afatika ni umunyagasharu nta muntu w'umunyagasharu utari umunyamagambo reka mbyemere nyine gusa ariko uriya mwana nakubeshya urambabaje pe kuba watekereza yuko ikintu nk'icyo nge nagikora uriya mwana atwaye iki ahubwo umva nkubwire niba ntacyo atwaye wowe ibyaho bigeze kuko wowe ubu ngubu nakubonye urimo guhunga ibintu ndi bukubaze wowe niwe nakagombye kukubaza uti mubigezehe agahe reka nkubwize ukuri navuyemo akange karenge nagakuyemo ntabwo nishoboreye ubwo nyine nimba gutereta byarananiye ndi ikivuga mfate gutyo naho rwose ukaba wumva amaherezo yawe ari ayahe uzakomeza umere gutyo ube ingaragu ukore wirira kugeza ryari James Rwema
umuhungu wa Rwema yakunze umukobwa wo muri uyu muryango. se bite byawe kubera iki se ngiye buri kanya ndemera ngo uce mu ijambo kuko nge ndimo ndabyiyumvamo kandi ni ukuri ngiye birimo kunezeza cyane. Why not umukobwa se atazumvikana n'umuhungu nyuma wenda niyo yamenya ukuri mbere y'ababyeyi sibyo hagati y'umukobwa n'umuhungu bakaba bazi ukuri uko ariko kuki se noneho koko kwinagenda mwiyumvamo kuki atamubwira ati ababyeyi n'ubundi wowe ntuzi nyine kira akabwira umukobwa ati ntuzabwira ababyeyi ko koko ntagiye ntari hanze ntari kanaka akamwemerera yuko n'ubundi yigeze kuba ari hanze. Ababyeyi ntibarabuke ko harimo ikinyoma. That's fine. Ubusobanuro burahari burya ukunda anyura inzira zose kugira ngo akonvince ngo akunda iyo nayo yaba nayo impamvu ndumva ibyo nta n'impamvu dukwiye no kubitindaho. Twese turakuze kandi nabo barakuze uko biri kose nta kibazo ndumva ntacyo bizatwara mu make reka tubyizere. Uko niko kuri ariko nukuri nkubwiza ukuri sheri nta kintu cyanshimisha nk'ukuntu nibura Queen Kiramani yegukanye Queen. No, c'est fini, c'est déjà fini. Imana ishimwe. Cyararangiye. Uyu muhungu wanjye sinjya nishimira ko ari ikintu rwose cyamubangamira ku buryo atakibona cyangwa se ngo agitsindire. Umunsi uzabona umwe gusa. Kamubwiza kuri muvande. Nakunze rimwe. Ibindi byose byarananiye, nakunze Nyamba ariko aho twiyunze twaba inshuti twabavandimwe nararekeye. None ubugeze nyine mubwirwe n'iki ko ubundi ndi muzima. Mwaza banje mukamenya ikibazo mfite gituma wenda ntajya gutereta. Mbwira ikibazo ufite. Mbabarira mbwira ntabwo rero nganye. Oya mbwira ukuri kwawe ufite ikihe kibazo. Niba kinahari mbimenye nkuvuze mfite ntinyi ntabwo nzi gutereta. Rero iyo mpaye n'umuntu tutari inshuti biragoye ko nahita mutereta. Noneho nk'iyo bije mu pasi nk'izi ngizi zabadete. Biragoye. Akura umukobwa yaragukunze. Najyaga ndeba ukuntu akwivugishaho ni nta n'umukobwa wakwanga wowe ntabwo bizakuvuna. Ufite amafaranga nta mukobwa wakwanga. Gusa ko nari nyafite Nyamba yaranyemeye. Ntari ariko nzagerageza nshaka abandi. Sibyo. Suriya umukobwa we tumwihoreye. Oya jewe ndi kukubwira uriya mukobwa wari kumbwira ko nta kintu na kimwe umunenga. Niba ntacyo komeza ugerageza. Sibyo? Oya ishyiramo akanyabugabo. Ubundi ngo gushaka tinyuka inze nzanjye ahantu nsangumwe kufunguye. Dandi byo kurya ibyipfushije. At least. Umukobwa wanje ko nkunda bwo ndangiza akangenge. Arana nireka niyumvire rata.